Ni Prophet Munyentwari Atanazi nkuko bisanzwe. Mbere ya byose nabanza kubasaba mukore share, mukore subscribe, mukore na comment na like kugira ngo uko dushyizeho video ijye bageraho. Rero uyu munsi hari ijambo ry'Imana nshaka ko ducishaho nanone. Niyo ducishaho ntabwo tujya kure yaryo. YouTube channel y'ijambo ry'Imana ya Prophet Munyentwari Atanazi, nta kindi kinyuraho ubuhamya ijambo ry'Imana nibyo gusa. Uyu munsi nacyo rero nicyo kituzanye ubwo duhirukana ubushize twariho tuvuga kuri bwa butumwa bwa nari bw'inzozi naye narose, ariko uyu munsi noneho ntago ari byo bingaruye, ahubwo ngaruwe n'ijambo ry'Imana ngira ngo dusange hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 28. Turahera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ikiriro Pawulo ntiyagera icyaba. Ndabanziriza ku buhamya ho gake. Ubuhamya bwanjye gusa nk'ubunkomereye mu gihe kitari gito. Nagize ikibazo njya kubagwa, ariko ngezeyo sinabagwa mbwirwa ko mfite corona. Iyo corona numva ndatangaye cyane. Ubusanzwe giwe nsa n'ukoresha igihaha kimwe kuko ikindi cyarangiritse. Ntabwo gisa n'igikora kubera n'urwaye nk'igituntu cyane. Nyuma y'igituntu nyirwaramo ikibyimba cyo mu gihaha, byose niko byanteraniyemo. Igihaha bituma kidakora. Igihaha cy'ibumoso ntabwo gikora, hakora icy'iburyo gusa. Ariko ndibaza ese uko ndwaye corona, iyi corona izamva mwite, ese bizagenda gute? Ariko nibutse Imana, maze kwibutsa Imana ndagibwira Imana, wambwiye ko nzapfa nshaje, none mviziriye ko ntazo mbona. Ese ko iyi corona yangiza ibihaha, ngiye nkaba ntabyo mfite, noneho hazangirika iki kuri yewe? Ese hazangirika iki ko ntacyo nari mfite? Nuko Imana yibuka amaganya yanjye. Bishatse kuvuga ngo byahise binjyana muri Yesaya 38. Imana yongera Ezekiel imyaka 15 yo kubaho. Ezekiel yarabwiwe ati nyamara raga, tanga ibyawe kubera ko ugiye gupfa. Ibikishije mu muhanuzi Yesaya. Yesaya kimara kubivuga, Ezekiel arebivure. Nanjye narebye ivure bantu b'Imana. Nyirebe ivure ndavuga ni Imana, wambwiye ko nzapfa nshaje. None ko wambwiye ko nzapfa nshaje, iyi corona ikabingezeho. Ese noneho kwingezeho bizagenda gute? Iyi corona kwingezeho nta bihangira kandi yangiza hagiye wizangiza iki? Ye numvaga mpfuye, numvise birangiye, ariko yongera nkomezwa n'ijambo rivuga ngo byose bibi Imana yabyemeye. Ese muntu w'Imana unkurikiye, hari ikintu gihari wakibutsa Imana uhuye ugeze mu byago, ugeze mu makuba nkayo ngayo? Icyo nibukije Imana waba ugifite nawe. Duharanire kugira ikintu twakwibutsa Imana, duharanire ikintu twakwibutsa Imana turebye ivure, duharanire ikintu twakwibutsa Imana tugeze mu bintu bidukomereye. Icyo gihe nakibukije Imana hashize ibyumweru 2 subira kwa muganga, nta muti nanyoye, nta n'urukingo. Icyo gihe nabajije abaganga nti ndataha nta binini mumpaye. Barambwira bati subirayo, ahubwo ni waremba watangiye kubura umwuka aribwo zahamagara kuri izi nimero. Nanjye ndibaza nese ko nta bihangira biragenda gute? Ariko nagira ngo babwire ko waba ubifite waba utabifite rwose urupfu rwaje wapfa, kandi waba utabifite nabwo rutaje ntushobora gupfa Imana itagukuyeho amaboko. Icyo gihe nagira ngo babwire ko Imana itari yankuyeho amaboko nagumyeho, ahubwo nasubiyeyo nyuma y'ibyumweru 2. Nyuma y'ibyumweru 2 ngezeyo nsanga narakize. Narakize kwiyumanganya byarananiye. Ndapfukana imbere y'abaganga ndavuga ni Imana, warakoze icyubahiro ni cyawe. Numva ndatangaye, numva ntangariye Imana. Imana iratangaza, ariko twebwe ntabwo turatangara, ariko ntabwo igitangara. Rero nagira ngo babwire ko icyo gihe nahise njya mu bitaro ndabagwa. Maze kubagwa igisebe nacyo kizana ibibazo, gikiri inyuma ariko imbere cyanga gukira. Imbere kikoramo uruntu rumeze nk'urubuye. Urwo runtu rumeze nk'urubuye ruranzengereza. Ruranjya ku buryo nagiraga ngo nige bafashe rishyushye barindoderamo. Ariko byarangiye ku buryo nagiraga ngira ngo bagafata amazi yaraye hanze bakayansukaho umubiri wose kugira ngo nkonje. Ubushyuhe bwenda kunyica. Mbega ibibazo byarambereye ibibazo. Bishatse kuvuga ngo rero umubiri hari igihe nawo ukubera ishuri. Umubiri hari igihe ukubera ishuri rikomeye. Umubiri hari igihe ukubera ishuri. Buriya tujya tuvuga ngo umuturanyi yatubereye ishuri, ariko umuturanyi we ni byiza kuko wanamwimuka. Kuko umubiri wo wakubereye ishuri, uturanye naryo birenze kuba uturanye n'umuturanyi. Ni ukuvuga ngo Zaburi 55:12-13 ho haravuga ngo si umwanzi yantutse,
yewe si n'umuturanyi wanjye, ahubwo ni wowe twagendanaga, ntacyo naguhishe, icyo nicyo nzira. Bishatse kuvuga ngo umubiri wanjye ntacyo muhisha, umubiri wanjye tuvuta twiza ngo mudushyiraho, umubiri wanjye iyo mbonye utuzi twiza ngo ndawutwonda ndushyiraho, udushyushye ndushyiraho, udukonje nkadushyiraho, ariko umubiri waranze urantetereza, uranga unkoraho, uranga ungezayo. Ni ukuri ishuri rya mbere tugendana ni umubiri wacu. Ariko nibyo ni mu gihe ntabwo Imana ishobora gukora ikosa byo gushyira ishuri kure yawe. Niba nawe udashobora gutura kure y'ishuri ry'abana, ntabwo Imana yakushobora nawe kugutuza kure y'ishuri. Ugomba kwegera ishuri kugira ngo nunarisiba Imana igukubite umunyafu, ariko ubugukubite kuko izi neza ko yari yakwegeje byose. Ntacyo waburaga, nta rwitwazo. Ahari gushyize kure y'ishuri ryawe, wazitwaza ko ryari riri kure, wazitwaza ko impamvu ukirirwa ari uko ishuri ryari kure, wazitwaza ko impamvu usiba ari uko ryari kure, wakitwaza ko iyo basore utumva. Ariko wa muntu we nkurikiye, iyo Imana yagushyize ishuri rikwegereye, iyo yari kwegereje neza, yari kwegereje ikwegereza umubiri ukakunanira wawe bwite. Ndakubwira ngo icyo gihe icyo gisebe narakirwaye, biba ikibazo, ibintu bibyimberamo imbere, ngeze aho noneho ngira ikibazo, nkajya mbura uko ndyama, nkajya mbura uko nicara. Umunsi umwe ndi hano mu rugo nicaye, yewe kumva ngo ibintu birasandaye byuzura mu myenda, birasandara, binuka birenze kunuka. Ariko ndibaza ibi bintu biri kunuka byambagamo imbere cyangwa bimaze gusandara, ngira ngo hari ndakize, ha hantu harongera hasa nk'ahifunga, harongera hipakiramo ibindi. Bya bintu nabyo bibamo. Ubu iki gisebe cyane nibwo gitangiye kuvamo ibintu nabyo bimeze bisa n'urubobi by'umukara, ariko nkururamo bikazamuka bimeze nk'ibisimba. Ibyo bintu rero nabyo ntabwo ndamenya ibyo ari byo, ariko umunsi n'umwe bikarangira, kubera ko nzi neza ko nta kintu kiba atari umugambi w'Imana. Icyo gihe naranutse, ndanuka, najyaga njya kubwiriza, nkanuka ukagira ngo ni imbeba yapfuye ngendana. Nagira ngo mbabwire ko nageze igihe nkajya niyorosana na madamu, twakiyorosa hakaba nta muntu warenze ishoka hano, wagira ngo ugize gutya ukagira ngo tworoshe n'imbeba inuka. Imbeba yaboze ariko imaze nk'icyumweru ipfuye, ukagira ngo niyo tworoshe mu ishuka. Ariko ibyo byose nizeye ko bigomba kuzarangira. Na n'ubu igisebe ntabwo kirakira, ndacyajya kwipfukisha buri munsi, ariko nizeye ko nzakira kubera Imana. Rero uwo munuko, icyo nshimira Imana, wararangiye, nanjye nabaye nk'abandi. Ariko nigeze kunuka ngenda papa, nigeze kunuka ngenda mama, nigeze kunuka nagira ngo mbabwire ko ishuri rikaza cyane ari umubiri wawe ugendana. Ishuri rikaza cyane ni umubiri wawe utunze. Ishuri rikaza cyane ni uyu mubiri, kandi ntacyo tuba twaramwimye. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo si umwanzi wantutse, yewe si n'umuturanyi wanjye kuko abona nari bubihishe. Ariko umubiri wawe uhisha he? Umubiri wawe ukwepera he? Aho wihishe ubu ujyanye nawo wihishanya nawo, aho ukwepeye nawo urawukwepana, aho uryamye nawo urawuryamana. Ni ukuvuga ngo umuntu uko wanjye narabigendanaga. Ariko ahubwo kano kanya ndashimira madamu wanjye wabyihanganiye byose akabibamo. Uwo muntu uko ntanyiri anyereka kuri kunuka, kubera ko ndumuvuga butumwa, kandi ntabwo nasibaga kujya gusenga, kandi ndi buvuge ubutumwa ndi bujye kuri altare. Ndaga mbyuka nkabaza madamu se uri kumva ndi kunuka, aho akambwira ati oya ntabyo ndi kumva. Rero ngo mbabwire ko yaza kumpishyurira ko ndi kunuka, ntabwo nari bwemere kujya mu bantu. Ariko yarabimpishaga, ngiye noneho nkaza kubyiyumvira bigeze mu masaa 5 ndi kubwiriza, ndi ku gatute ndi kubwiriza mu byumve mu bikurure. Ariko nkumva umuntu uko wuzuye urusengero, ngiye nkabanza guturuka, wenda abandi bo mu rusengero ntibamenyaga aho ndi kuva, ariko ngiye narahamenyaga. Ariko nkavuga ni Mana, akana ko wakumvisha uyu muntu uko ndi kumunubwo ndi kubumva gakegewe, ariko Mana wowe wo mu ijuru uwumve cyane, numara kuwumva cyane rata hari ikiri gukorwa. Imana y'amahoro rero ndayishimira ko yankuriye imirimo n'ibitangaza, nkava muri iyo corona, nkava muri ibyo byose. Ewe corona yo byaragahebuzo, narizi kwitazansiga, ariko ndashimira Imana ko nasigaye. Kubw'ibyo rero n'ukuri iyi Imana irakomeye. Niyo mpamvu babwira ngo yinshira iwe wa Pawulo, bene gihugu bari bazi ko Pawulo apfuye, bene gihugu bari bazi ko birangiye, bene gihugu bari bazi yuko Pawulo atari bwongere kuzonza umutwe. Ariko nagira ngo nkubwire ko Imana yo mu ijuru irakomeye, iratangaje. Nta munsi n'umwe igikura ijisho ryayo ku mukiranutsi wayo, kirazira. Ijisho ryayo rimuhoraho. Niba ijisho ryawe rihora ku mwana wawe w'igitambambuga, kandi imbere y'Imana itubana nk'abana, ugira ngo Imana niyo yakura ijisho ku bantu bayo?
ntizagukuraho ijisho niba uri umukiranutsi wayo. Impamvu uhoze ijisho ku mwana wawe nuko wanga ko agwa mu binogo, wanga ko agwa mu bihonomanga, wanga ko arya imyanda, wanga ko yituma ibintu ngo yongera birye. Ibyo ngibyo nibyo bituma umuhozaho ijisho. Imana nayo ntabwo ari injiji rero uko uhoze ijisho ku mwana wawe. Ntabwo Imana ari injiji yo kudahoza ijisho kuri wowe ngo ikwihorere ikureke iyo uri umuntu wayo. Kandi nagira mubwire ko nubwo waba utari uwayo, nubwo waba mu byaha, nabwira kugenzura, nabwira guhoraho, kuko iramutse igukuriyeho ijisho gato ntabwo warara, nta nubwo wahumeka, byahita birangira. Ariko nagira mubwire ko Imana itubereye maso, Imana yambereye maso ndayibona. Nagira ngo muri iyi minsi mbabwire ngo umuntu uri kuvuga Imana utabonye, umuntu uri kuvuga Imana itakozeho, Imana iraje muyivuge mwarayibonye. Wowe uvuga Imana nta kintu yagukoreye gikomeye, ukayivuga kujinjika. Iyi Imana iraje gukoreho, kandi nimara kugukoraho ntabwo iri buri kigusigira kizatuma uyivuga, kuko natwe ntabwo ari uko twari tumeze. Ubu ngubu ntabwo sinari nzi ko nazavamo umuntu uvuga gutya, ariko byarakunze bitewe nuko yankozeho. Uku gukorwaho n'Imana rero twese twabisaba rata, ariko dukorweho n'Imana mu buryo bwiza. Jewe ingaruka zanjye nuko natinze mu byaha rata, nicyo kibazo nifitiye. Niyo mpamvu byose byankuriyeho, nuko natinze mu byaha nanjye mbiyiziho. Ariko nyuma yabyo, nyuma yo kubivamo, nizeye ko nzahamara bivuganye n'Imana. Imana y'amahoro rero itugiriye neza. Gusa inshyirahamwe Pawulo rata ntiyayiri cyaba, niryo jambo turiho. Ngo tumaze gukira tumenye yuko icyo kirwa cyitwa Melita, bene gihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Nagira ngo mbabwire ko bene gihugu barabakiriye, ariko mwitondere bene gihugu muri iki gihe arakwereka impuhwe, ariko nyuma y'impuhwe ari yabaye Yuda arakwereka ko agukunze, ariko nyuma afata icyuma. Bishatse kuvuga ngo ababagirira impuhwe bose nuko bizera, kuko izo mpuhwe ziherekejwe na bihehe. Izo mpuhwe n'izabihehe yiyoroshe uruhu rw'intama. Izo mpuhwe nta kindi zishingiyeho. Izo mpuhwe nizo kubahitana. Izo mpuhwe nizo kubajyana kwa Setiri. Izo mpuhwe n'iz'umusaruzi n'iza Satani. Izo mpuhwe muzitondere, mugire impuhwe nyinshi, muzigirira amakenga bantu b'Imana. Pawulo ahangaha yagiriwe impuhwe, acanirwa umuriro, azi ngo ni umuriro bisanzwe, kuko Bibiliya hejuru mubabarire gato, nusubira hejuru gato uraza kubona aho bari barohamye mu mazi, ariko bari bageze ku icyo kirwa bakonje cyane, bavuye mu mazi, imvura yabanyagiye, ubwato bwarohamye, wenda umuraba wari mwinshi mu mazi, ariko bari batose. Bakigera aho ngaho bene gihugu barishima, babakira neza, babacanira umuriro. Ariko mu kubacanira umuriro, bene gihugu batega Pawulo inzoka, bamutega inshyira mu muganda w'inkwi, agiye kongeraho inkwi ngo bacane, agiye kuzongeraho, agiterura gutya ashyizeho, igikururuka kiva mu muriro kiruma Pawulo ku kiganza. Kirumye Pawulo ku kiganza rero, Pawulo w'icyo yakoze ni kimwe. Mu gihe akireba gucye cyane gikururuka ku kiganza cye, yahise yumva amagambo abo bari kumuvuga. Bene gihugu baba baravuze ngo ntura ruriya noneho n'umwicanyi, nubwo yakize urwo mu nyanja, ariko idaca urwa kibera nimwemerera kubaho. Pawulo acyumva ayo magambo bamuvuze, acyumva ayo magambo bamuvuzeho, acyumva ayo magambo bavuze ko ari umwicanyi, acyumva bavuze ko Imana yo mu ijuru nihagera iri mu muciro urutaro rwa kibera, iri buhite umutsinda aho ngaho, ahita yuzura imbaraga. Pawulo aramanuka, ahita yikoza kwa se wa Publiyo, ahageze ahita amusengera. Bibiliya itubwira ko ngo yahise akira malaria, yahise akira amacinya n'ubuganga, bihita birangira birakira. Bimaze gukira rero, Pawulo abari aho bose bamuzanira abarwayi ngo abasengere bakire, kuko bahita bakira. Imana irabikora. Ni nabyo biriho muri iki gihe. Imana iraduhagurukije ngo dukore uwo murimo, kubera ko data ntabwo ba Pawulo bashize, bari bariho mu gihe cya kera, ariko n'ubu ngubu barahari. Niyo mpamvu Imana iduhagurukije ngo dukore, niyo mpamvu Imana iduhagurukije ngo tuvuge mu mahanga yose. Waba unyumvira muri Amerika, waba unyumvira muri Canada, waba unyumvira muri Espagne, waba unyumvira mu Burayi, waba unyumvira mu Budage, waba unyumvira mu Bufaransa, nagira ngo mubwire ko Imana iduhagurukije kugira ngo dukore iyo mirimo n'ibitangaza. Ntabwo abakoreshwa imirimo n'ibitangaza n'Imana bashize. Ntabwo igihe cya Pawulo aricyo cyonyine cyari gihari, n'ubu ngubu natwe iki gihe ni icyacu kugira ngo tugikoreremo. Imana y'amahoro ibagire neza. Imana ipfa kuba yakwishimiye. Twabonye gusa ko ugomba gukora ibyo gukiranuka kugira ngo Imana ikwemere. Yakwemeye ntacyo utakora. Kandi Bibiliya ikongera ikatubwira muri Yohana ngo abazizera ko ndi umwami n'umukiza wabo, abo bazakora ibirenze ibyo nakoze cyane.
rero hari ibyo tugiye gukoreshwa muri iyi minsi. Duhagurukijwe ngo dukore, ntabwo duhagurukijwe ngo turyame, ntabwo duhagurukijwe ngo twidire gusa, ntabwo duhagurukijwe ngo tuvuge amatiko, ntabwo duhagurukijwe ngo dukore ibidakorwa, ntabwo duhagurukijwe ngo tujye mu manyanga, ntabwo duhagurukijwe ngo dukore ubugambane. Oya, duhagurukijwe ngo dukore umurimo w'Imana, duhagurukijwe ngo dusengere abantu bakire, duhagurukijwe ngo dusenge n'ukuri, duhagurukijwe ngo tuvuge ibyo Imana yadushyizemo, duhagurukijwe ngo bimenyekane ko Imana ari yaduhagurukije. Ntabwo duhagurukijwe ngo turyame. Niba warahagurukijwe n'Imana wiryama, bimenyekane ko uhagurukijwe n'Imana. Nagira ngo nkubwire ko igihe cyabaye kimwe, intumwa zararwanijwe, zirarwanwa, ariko havuyemo umwe atanga urugero, aravuga ati nyamara Yuda yarwanije iby'Imana arapfa, abandi n'abandi byagenze gutya, ariko mwitonde mutaba muri kurwanya iby'Imana. Mwaretse uriya muntu niba ari byo yihanzeho ko bizagenda uko byakaje, ariko niba byaravuye ku Mana ntabwo mwabirwanya. Nagira ngo mbabwire ko icyavuye ku Mana rero nta wakirwanya, icyavuye ku Mana kirakomeye, nta wakigukuramo. Niba byaravuye ku Mana by'ukuri ko komeza ubivuge, niba byaravuye ku Mana kuko by'ukuri komeza ubikore. Niba byaravuye ku Mana igomba kugushyigikira, ntabwo igomba kureka kugushyigikira. Izagushyigikira mpaka, izagushyigikira yaba no mu muriro, izagushyigikira no mu rugobo rw'intare, izagushyigikira no muri gereza, izagushyigikira n'ahatagerwa, izagushyigikira. Ni mubwire ngo Imana niba ukora ibyayo koko, niba ubikorera mu kuri no mu mwuka, ntabwo izabura kugushyigikira. Nitagushyigikira ntabwo izaba ari Imana yagutumye. Imana y'amahoro ikomeze kutugirira neza. Ariko uwo mwanya ikintu cyaje kunyubaka kiganirira neza muri iri jambo ryo mu Byakozwe no 28 igice cya mbere gukomeza ukamanuka, muzabisangamo aho Bibiliya ibwira ko abapinze Pawulo, abamubonye nk'umuntu usanzwe, abamubonye nk'umuntu bagambaniye, ariko nyuma baje gusanga ari umumaro. Muri iyi minsi hari abantu b'umumaro turi gutesha agaciro, muri iyi minsi muri kudutesha agaciro, ariko turabumara. Nagira ngo mbabwireho gatoya, Imana irahagurutse kandi ntabwo izaceceka, iraje ntabwo iri buceceke. Hari abantu b'umumaro ihagurukije, bagiye gukora ibikomeye, kuko Yesu yarabivuze neza ngo tuzakora ibirenze ibyo yakoze. Rero muri iki gihe gikomeye, nimushaka mwikomeze ku Mana, kandi n'ukuri kuva kera babamenya bahozeho ntabwo bazabura kubaho. Imana y'amahoro itweze dutungane. Maze Bibiliya ikatubwira ngo nuko tugiye gutsuka, dusanga ibyo twari dukeneye byose biri mu bwato. Bantu b'Imana, bakozi b'Imana, bahanuzi bagenzi banjye, n'abandi bireba, ntabwo guhanurira umuntu ntabwo no kumusengera ari ukubanza kumubwira ngo nk'iki ngiki. Oya, wewe kora ibyo usabwa, kora ibyo wategetswe n'Imana, kora ibyo wategetswe na shobuja. Ahasigaye numara kubikora byonyine gusa, bagiriye yerekwa nk'iryo aho Pawulo yasengeye bagize yerekwa bashyira ibyo yarakeneye byose mu bwato. Niba ibyo yarakeneye byose yarabivuye, kandi ntabyo yigeze ababwira. Ariko indwara dusigaye turwaye muri iyi minsi niyo kugenda tuvuga ubukene bwacu. Abakozi b'Imana niyo kugenda tuvuga ngo nta kintu dufite, abakozi b'Imana niyo kugenda tuvuga ngo turaburaye, abakozi b'Imana niyo kugenda tuvuga ngo twambaye ubusa. Oya, ibyo ngibyo wibivuga. Niyo mpamvu ijambo rimbwira ngo so wo mu ijuru ibyo byose arabizi, biri muri Matayo. Ibyo byose arabizi ko mubikeneye. Ibyo mubona ababisi bakora, izi matera zihenze babamo, izi ntebe zihenze, izi ndege bagendamo, ibi byose baba mubona bihenze, aya mahoteli bajya mahenze. Ariko nagira ngo ubwire ko Data wo mu ijuru nawe byose arabizi ko tubikeneye. Ariko ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana kuko nibwo bwangombwa. Rero ubwami bw'Imana nukimara kubushaka nta kindi kintu uzabura. Nagira ngo ubwire ko nabitaye ku bintu nabo nibyo bazaheruka, ariko ubwami bw'Imana ntabwo bazabona. Nabi inama nabagira rero, nubwo Yesu yagereranije umutunzi ko aza kujya mu ijuru, ko bimeze nko gucisha ingamiya mu zuru ry'urushinge, ni ukuri byahinduka. Birashoboka ko wabijyamo wiyambuye ibyo byose, nk'uko Zakayo abo yari yarambuye bose yabakubiye inshuro enye kugira ngo akiranuke n'Imana. Imana y'amahoro rero nitugirire neza. Gusa intego y'uyu munsi yari yo kubabwira ko rata yaba korona, yaba iki, yaba kanseri, yaba mugiga, ibyo byose tubishyire mu gatebo k'inshyira yarumye Pawulo. Muri iyi minsi inshyira ziri gutuma, inshyira duturanye nazo, inshyira dukorana nazo umurimo, inshyira twicaranye nazo kuri altari, inshyira tubana nazo mu buriri, inshyira tubana nazo ahantu hose, inshyira tubana nazo. Inshyira ishobora no kukubera umubiri wawe, inshyira ishobora kukubera n'igice cy'umubiri wawe utwaye, ariko inshyira ikakubera n'umwana wawe wabyaye. Inshyira rero ni ukuri muri iyi minsi nabwo ntabwo zashize, ntabwo zo mu gihe cya Pawulo gusa, n'ubu ziracyahari. Nimuze rero dusenge mu kuri no mu mwuka. Imana y'amahoro itugiriye neza, ubwiza bwe bukomeze kwitamurura. Nasoza ntange nimero yanjye ya telefone. Murakoze cyane, 0788
5 6 4 5 7 iyo niyo nimero yanjye. Uwagira icyo asobanuza, uwagira icyo ambaza, namusubiza, namusobanurira. Mba mpari, mba ndi hano mu Gisasa, Ngara, Bumbogo, Gasabo. Bishatse kuvuga ngo rero iri jambo ry'Imana ni naho ndikorera, ivuga gutumwa niho ndikorera, kandi bigenda neza rwose. Imana yaranshoboje, ariko irampagurukije rata kugira ngo nkore, ntabwo impagurukije ngo nicare. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Urakoze Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje, Mwami mwiza, turengere tugirire neza. Iri jambo ryawe ni inkota, ariko ni n'umutima udutunze. Rero mfasha iri jambo abaryumvishe bari muri Amerika, abari muri Canada, abari mu Rwanda, abari mu bihugu bya Afurika, abari mu bihugu by'amahanga byose, abumvishe ijambo isi yose, ni ukuri ribagereho, kandi rigera aho ribakura, rigera naho ribageza. Bisabye n'izina ryawe Yesu, amen.